Mwiriwe neza mwese aho muri. Uyu ni umunsi mwiza udasanzwe Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi butinde mu ma introduction menshi adasanzwe kuko tumaze kumenyerana. Waba udukurikiye biciye ku miyoboro igiye itandukanye n'udukurikiye aka kanya turi kuganira rino jambo ry'Imana, ntekereza yuko atari ubwa mbere uri kuri uno murongo, ariko nimba ari ubwa mbere nawe ushobora kureba ibihamya byinshi bishobora kuguhamiriza uri kuvugana nawe. Rero mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Nk'uko mubizi turi mu mwaka w'ibihumbi 2025, umwaka mushyashya. Abantu bose bataramenyera kuvuga ngo turi ku itariki n'iyi, ukwezi uku n'uku, umwaka w'ibihumbi 2025. Abantu bamwe benshi baracyafata, navuga baracyajya kwandika akibeshya akandika itariki zirizo za nyazo, ariko akibeshya ku mwaka. Gusa uyu munsi turi ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere 2025. Turashima Imana rero iyo itwinjije muri uno mwaka mushyashya ukiri mubisi, kandi duhaye amateraniro yacu ya mbere ku wa gatatu. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe kubw'uyu murimo udasanzwe ikoze mu buzima bwacu. Nk'uko mubizi, ijambo turi kuganira ku kwezi kose turi kuganira ku gushinganisha urugendo rwawe ku Mana. Nituvuga urugendo, nituvuga inzira, nituvuga imirimo, nituvuga imigambi, ibyo byose bivuze urugendo ufite muri uno mwaka. Kuko kuvuga ngo byonyine gushinganisha ikintu no gushinganisha ku muntu uzi yuko ari uw'agaciro ku buzima bwawe. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tuvuge ibyo Imana yakoze, turi hano kugira ngo tuhimbaze imirimo Imana yakoze mu buzima bwacu, ariko cyane cyane tukifuza gushinganisha ibyo tuzakora muri uno mwaka n'ibyo duteganya gukoreshwa n'Imana, tubishinganishe mu maboko y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'imigani ngo hari inyamaswa zizi ubwenge, ngo ni nto cyane ngo ariko zizi ubwenge. Umwanditsi w'igitabo cy'imigani avuga ku bimonyo, aravuga ngo ibimonyo ngo ni zimwe mu nyamaswa nto cyane ngo ariko zifite ubwenge bwinshi. Bivuze ko abantu dukeneye kubyigiraho. Yaravuze ngo ibimonyo ngo bizi ngo gushakisha ibyo kurya ngo bizabitunga mu gihe cy'iki. Bivuze ko natwe gushinganisha urugendo rwacu ku Mana ni ukugira ngo tuzabashe kurucamo mu bihe byaba bikomeye cyangwa se byoroshye. Tuzabe dufite assurance y'Imana mu buzima bwacu, tuvuga ngo ntacyo turi kwishinja, ntacyo twaburiye mu kuboko kw'Imana, byose biri mu kiganza cyayo, tuzabasha kubicamo kandi tubigereho amahoro. Niyo mpamvu tuvuga ngo shinganisha urugendo rwawe, shinganisha imigambi yawe, shinganisha ibitekerezo byawe mu kuboko kw'Imana. Wenda kugira ngo ndatinda, ndagira ngo nsome mu gitabo mu mutwe, muri verse turi kugenderaho iri muri Zaburi ya 37 ku murongo wa 5. Niho havuga ngo, kugira ngo wenda mbone ijambo ryo gushingiraho, haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Ku murongo wa 6 haravuga ngo kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo n'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Nasubiramo, haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo n'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Amen. Ngiri jambo twafatiyeho
intego yacu y'uku kwezi kose, cyangwa se icy'ibanze ukeneye muri uno mwaka, aricyo bita kwikoreza urugendo rwawe ku Mana, cyangwa se gushinganisha urugendo rwawe ku Mana. Iri jambo ryavuze ngo ikoreze urugendo rwawe rwose, ntusigemo na kamwe ku Mana. Hari impamvu nyinshi zatuma twikoreza urugendo rwacu ku Mana. Nutagera ntagereranya ibibazo biri mu isi. Mu minsi yonyine 8 tumaze ku mwaka, ku munsi wa 6 Minisitiri wa Canada Justin Trudeau, umwaka wari byaramunaniye aravuga ngo areguye. Si ibyo gusa, reba intambara ziri kuvugwa mu isi hose, reba ibiciro ku masoko ukuntu biri kuzamuka, reba indwara ya malariya ukuntu yasaze, reba iyi ndwara iri kuvugwa muri China, abantu bari kwikanga yuko ari covid. Turi mu ntangiriro z'umwaka gusa, bari kuyikangamo ko izaba ifite imbaraga nka covid. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Hari n'igihugu nzi insengero 9,880 zimaze amezi 5 zifunze. Ibyo bintu byonyine uramutse ubyegeranyije ntabwo byakuviramo impamvu yo gushinganisha urugendo rwawe muri uno mwaka ku Mana. Tureke n'ibyo, reba intambara ziri muri Middle East, reba perezida wa Amerika ugiye kurahira, abantu bategereje bidasanzwe. Reba ibintu yatangiye avuga ngo turashaka kwanexa Canada. Ibyo ngibyo si impamvu zirenze imwe zatuma ushinganisha urugendo rwawe ku Mana. Nimba bakomeye bimeze gutyo, uragira ngo twebwe aboroheje tuvuge ibiki? Shinganisha urugendo rwawe ku Mana. Muvandimwe, nta kindi kintu cyizerwa muri ino si nk'Imana. Nta n'undi muntu dukeneye kwizera nk'Imana. Why? Imana niyo yonyine iri trustworthy. Yigaragaje nk'aho ari iyo kwizera, natwe dusanga ko ari iyo kwizera, bituma dushobora kuyishinganisha urugendo rwacu. Imana yonyine niyo, haleluya, niyo alfa, niyo omega, izitangiriro ry'ibiri kuba muri uno mwaka, izi ni iherezo byabo. Nakurikiye amakuru menshi, nakurikiye the prophecies zivuga kuri uno mwaka nyinshi. Twumva icyo Imana itubwira, ariko icyo turi sure kandi tudashidikanyaho twese ni uko uyu mwaka utoroshye. Umuyobozi wacu aduhiye timu ivuga ngo ikoreze urugendo rwawe ku Mana. Byari bisobanuye yuko uyu mwaka ku muntu utikoreje urugendo rwe ku Mana bizamugora, ariko niwikoreza urugendo rwawe ku Mana ukarushinganisha mu Mana, uyu mwaka uzakubera mwiza. Mu gihe abandi wabagoye, wowe uzakubera mwiza. Haleluya. Muririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo yampinduriye agahinda mu munezero, anyuzuza amahoro n'ibyishimo. Muri Yesaya 61 Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko yansize amavuta mu mutwe kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha number 1 imbohe ko zibohowe, gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'Uwiteka atangiyeho imbabazi. Ndagira ngo nkubwire, usibye Imana yonyine ishobora kurivasinga imigambi y'umwanzi Satani ku buzima bwacu, twe nta mbaraga dufite zahinyuza iyo migambi, kuko ni myinshi kandi ituri hejuru. Niyo mpamvu dukeneye gushinganisha ibyacu ku Mana, kuko niho harimo asiransi ikwiriye. Shinganisha ubuzima bwawe, shinganisha imigambi yawe ku Mana. Tugitangira uyu mwaka, ntuzajye kuyishinganisha byakomeye. Haleluya. Ibi bintu turi kubabwira byo gushinganisha urugendo, cyangwa se ijambo turi kubabwira ryo gushinganisha urugendo rwacu ku Mana, iyo nditekereje binyibutsa amagambo Kalebu mwene Yefune yavuze. Yaravuze ngo twagose igihugu ngo tubone inkike
tubona abagabo barebare, abagabo 10 bari bazanye inkuru z'incamugongo. Karebu uzi ikintu yavuze? Yaravuze ngo nabitegereje mbona ntibafite ikibakingira. Haleluya! Natwe igishobora kudukingira ibihe turi kunyuramo, ibihe turi kugendamo, ni Imana yonyine. Karebu yaravuze ngo abo bantu nabarebye mbona ntibafite ikibakingira. Yosuwa aramubwira ngo rekeraho, njye nabarebye mbona n'umutsima tuzabasha kurya, kubera yuko bari bashinganishije urugendo rwabo ku Mana. Bitegereje abantu, babona abantu badafite ikibakingira, babona abantu badafite icyo bashingiyeho, baravuga ngo tuzabarya nk'imitsima. Karebu aravuga ngo impamvu tuzabatsinda nuko badafite icyo bashingiyeho. Ibi binyibutsa Dawidi ajya kurwana na Goliyati. Yaramubwiye ngo nakwitegereje wa Mufilisitiya we, mbona nta mateka ufite, ntabwo ufite ikigukingira, ntabwo wakebwe. Aramubwira ngo njyewe muteye mu izina ry'Imana. Haleluya! Dawidi yari yishingikirije ku izina ry'Imana, yari yishingikirije ku Mana kugira ngo abashe gutsinda Goliyati. Nawe uyu mwaka wawe ukuri imbere nk'umusozi, utazi aho uzamuka, utazi aho umanuka, ukeneye ikintu kimwe, ukeneye gushinganisha urugendo rwawe ku Mana. Warangiza ukavuga ngo uyu munsi ibyanjye muri uno mwaka, imigambi yanjye muri uno mwaka nyishinganishije ku Mana, nyishinganishije mu kuboko kw'Imana, iraza kunzanira impinduka. Haleluya, haleluya! Ntibisanzwe, ariko ukeneye gushinganisha urugendo rwawe ku Mana. Frika salabre kosharabre sonde. Reka nkwibutse indi nkuru iri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Paul yishingikirije kuri Yesu Kristo, abasha kubwiriza ubutumwa muri Efeso yose, barakizwa. Haza abahungu batari bafite icyo bashingiyeho, bari ngo bene Skewa, bajya gusengera umuntu utewe n'abadayimoni. Baramubwira ngo, babwira dayimoni wari uri muri uwo muntu ngo turagutegetse ngo muvemo, uva muri uno muntu. Dayimoni arabareba, arababwira ngo ese imizi yanyu ishinze kuri nde? Arababwira ngo Pawulo ndamuzi na Yesu muvuga ndamuzi, ariko mwebwe muri bande? Ibi binyibutsa amagambo Yesu yavuze muri Matayo ibice 7 nyirago ku murongo wa 24, ari kuvuga ku nzu yubatswe ku musenyi n'inzu yubatswe ku rutare. Aravuga ngo umuntu wumva aya magambo meze kuvuga ngo ni nk'umuntu washinze inzu ye ku rutare, ngo imivu yaza, imiyaga yaza, ntiyabasha kumunyeganyeza kuko ashinze ku rutare, kuko yishingikirije ku rutare. Yesu arongera abwira Petero, aramubwira ngo kuri urwo rutare niho nzubaka inzu, ngo amarembo y'ikuzimu ntashobora kurunyeganyeza. Kandi urwo rutare ni Kristo. Nta wundi dushobora gushingiraho imigambi yacu, nta wundi dushobora gushingiraho urugendo rwacu, nta wundi dushobora kwishingikirizaho, ni Yesu. Shinganisha urugendo rwawe ku Mana yawe. Dawidi nawe yabivuze neza muri Zaburi ya 23, aravuga ngo inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo nishingikirizaho, ngo kuko ari byo bimpumuriza. Munyemerere bavandimwe soze babwira ngo shinganisha urugendo rwawe kuri Kristo, ibintu bya muri uno mwaka bizagenda neza. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen.